inkubisi y'amabyi irayitarukiriza we yakubise ahadakubita arangije aritarukiriza ubundi teka ikizakwereka injiji yiyita kwizi yego irishongora icyakabiri iriyemera umutego nukuba ujya kwica urugi ugahamagara itangazamakuru impamvu bahamagara itangazamakuru ni yihe ijambo y'abangwa ibyo urabikora nka kwihorera ninjya kugwana nzabishyira ku karubanda hari ibintu umuntu akora imana igasesemwa ikarambirwa ikabihaga icyakabiri kwita umunyapolitiki leta igiye kungira icyizere izampa umwanya uyu n'uyu bivuga ngo icyo cyonyine umudepite dukeneye ntiyambura ntiyiba ntabeshya umuntu umwe yabwiye undi ngo hena ndebe bukeye undi aramubwira ngo bumba nabonye kuki itangazamakuru riguhenesha ugahena rikakureba mu bwonko no mu nda ese uri umukozi w'Imana ute ugera ku rwego baguhenesha uriya ntago azwi kukize azwi ku musanzu yatanze azi kuko yakoreye igihugu ni igisambo kiriho kiba ahubwo cyesikoruka gishaka kurya ibyo kitaruhiye ni kirara cyacu ni kirumbo cyacu tukira aha ngaha ku kimwebwe nk'abashumba icyo kirara cyanyu mutagifasha ngo turagikura hehe cyarigize ko kiri muri dimension ya 4 ni injiji mbi isabira izirara mu modoka ari ngo nyinshi yabayemo arazihemukira yego ashaka gusambanya abagore muri izo ngo yataye urugo rwe arara mu modoka yego ari warakodesha ariko cyo ndakizi ko bakodesha amakositimu siwe wenyine muri iyi ngunguru iri mu busa irarangira niyo mpamvu gusakuza kwe kutagize icyo kuvuga ishyaka ry'abajura ari avuga ko akunda perezida wa repubulika ubwo perezida se ninde umwanga se ninde si umubyeyi wacu se yego nose ishinga ibisambo ubu igisambo cyose kiba azakisha ko yaranagowe nicyo mu pastor noneho rero Imana yatubwiye ko ije kujya gukubura hari abantu ije gushyira hanze reka ikubura n'abandi bagiye kuba wari wabona umuntu wavuye muri serikeye reka fata umwanya ngusuhuze wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Pst Fanny official ndetse no ku ISEZERANO TV murabizi ko turi inshuti z'akadasoza niyo mpamvu tuba twahuje kugira ngo tuganire bavuga kadasoza cyavuga kadasohoka nta kadasoza ubundi se ubwo umuntu yari inshuti yawe mama uzasoza nyaryari icyo kinyarwanda ntabwo najyaga nkimenya n'ukuri ni inshuti z'akadasoza donc bidateze kwako ni ngo uyu munsi ngo dusozanye turangizanye hanyuma turi kumwe na Pst Fanny tuje kuganira nta kindi kituzanye kandi tuje kuganira ibiriho ni umushumba uribuka tukora ikiganiro turindera kuri mubyeyi urwaye nakubaje ikibazo ni wakira gute iyo tukubaza ibibazo by'ibiriho nge nta kibazo kuko nta kintu umutima wanyu yangiriza yego kuko rimwe na rimwe ikiro kiravugwa mu buzima na perezida wa repubulika baramwicaza bakamubwira nabwo akora urugendo runaka rimwe mu mwaka agasura abaturage bose yego natangayeho ashobora kujya gusura Rusizi umuntu wa Matimba agatega kandi perezida atuye i Kigali ahora i Kigali abadepite b'i Kigali abaminisitiri b'i Kigali yego ariko ntibatega bazi Kigali ubwo gatega kuko yagiye Rusizi bivuga ngo yagiye mu baturage yego yagiye mu baturage kuko hari ibibazo mu baturage baburi igisubizo ni nako umukozi w'Imana abereyeho kugira ngo asubize ibyo bamubaza yego ikibazo nuko nabazwa icyo ntashoboye gusubiza ariko icyo nshobora gusubiza ntegezwa kugisubiza ejo muri twe turi kuganira kuri Ap Mutabazi tuganira tuvuga ukuntu ameze nk'uri gutukisha umurimo w'Imana kubera izina apotre akabivanga n'ibindi ndetse no mu byisobanuro ati ngenze ubwenge cyane ariko ukabona ko byanze bikunze biri kugahisha umurimo w'Imana niba umuntu yagiye mu nzu akanga kuyishyura ejo akabavutsa undi ati namutumye igitabo ngo akinyandikishirize amafaranga muhaye arayarya turi kubiganira bavuga uti rwose ntasigeho kandi iyo tuvuga Ap Mutabazi haba harimo n'abandi uyu munsi rero inkuru igezweho nuko Ap Mutabazi noneho yanzu bari kuyimusohoramo
urakoze cyane Robert. Cyambere cyo nyuma yuko dukoze icya kiganiro yego wenda n'umuntu ntari buvuga izina n'umuvuga izina kubw'imana n'uwakure n'uwa hano hafi hafi ahanga mu gihugu cyacu nanagize muri Kigali no mu murenge ntavuze n'akarere ntavuze n'akagari ntavuze turaziranye anatanga comment cyane ku biganiro byacu dukora yego ariko yaranyandikiye jewe ubwanje arambwira ngo uyu mugabo ni igisambo icyo mvuga ni message mfite yego uyu mugabo ni igisambo yangujije ibihumbi 10 yego 10 ejo bundi ati noneho dutandukana ejo bundi anyaka anguza ibihumbi 60 igituma umukozi w'Imana avugwa tujya tubona tukabona message zo kuri TikTok tukabona message zijya kuri status z'abantu ni ijambo cyo kubona n'abantu bafite amacano yego bagenda bavuga abantu ibyo bavuze nanjye ariyo nabonye ejo nanjye banyumubisemo mu by'ukuri nuko hari ikintu umuntu avuga gishobora kubaka ariko hari igishobora kuvuga ikintu cy'urubwa rukazagukogeraho yego baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkubisi y'amabyi irayitarukiriza inkubisi y'amabyi irayitarukiriza we yakubise ahadakubita arangije aritarukiriza ubu yitarukirije ni ibintu bibiri yitarukirije yitarukirije umunsi agayituro ry'abaturage ry'abakristo yego kuko warenze yitarukirije umunsi yumva ko we aruenza abandi mu rwego ariho ngo akora muri dimension ya kangarye ya kane nigeze njya gukora igiterane mu Mutara ahantu bita muri Rugazi ni muri Gatsibo yego mpakubitana n'umuvuga butumwa mwiyemezi abantu babaho ubundi teka ikizakwereka injiji yiyita kwizi yego irishongora wabyumvise yego icya kabiri iriyemera kandi yemera ikitari cyo ntibitinda kugaragara uwo mugabo rero turi mu nzu arangije ahagarara ashaka kwemeza abaririmbyi arababwira ko yitwaga Frank sinibuka kimwe muri ibyo ashaka kubemeza babwira ngo jewe nzi kuririmba ngo ndirimba amajwane ngo jewe nzi kuririmba ngo ndimba amajwane wicyarimwe Rusoferi yari umumarayika ukuriye abandi w'umurami inyenyeri niwe mustari wa mbere niyo mpamvu abaririmbya keshi bagira gute bagwa kubera ko baba biciye kuri ya ntebe yari yicayeho agakurwa mu ijoro mu by'ukuri Soferi yaririmbaga amajwi 12 mu majwi yagaragaye ni amajwi angahe 4 ariko nta muntu n'umwe muri korari jye sinzi kuririmba ariko umuntu muri korari ni uririmba aririmba baze undakaririmba soprano undakarimba tenoro undakarimba alto ariko nta muntu biririmbira rimwe icyarimwe ngo abizamure nibibaho baravuga batagera ibwami babeshywa byinshi bajye bagenda ikimbabaza nuko batajya iwabo ku cyaro ngo bahindura babo kwivuka iwabo bakaza gushushanyaho twega tutabaza yego avuga ngo abiririmba amajwane ntibibaho ushobora kugerageza base ejo nawe numvise mu bwa Vitali wararimbye base kabisa ndagerageza ariko nago waterura ngo amajwane yose agire gute oya uri Rusiferi birashoboka ko uti nyine yarizize kuko yufashe wowe ukishyira muri dimension ya kane cyambere se iya kane ni yihe ese ubundi ngo wowe muyihe pastor njyewe icyubaro ni cyo witeka yego ibyo nkora byose mbikora mu izina rya Kristo kandi shobozwa byose na Kristo mwimbaraga yego rero nago navuga ngo amavuta ndimo ngo naya kuba witeka nibwo bwenge kuva mu byane ko kujijuka icyo nicyo ngendera kuruta ibindi bintu byose amatitire ngira ngo wenda njya nkwereka kadi yanjye mfite carte ya Revera Pasteur hari abantu maze iminsi banza kuvuga ngo jya uvuga Revera ngo
ariko yaba revera yaba pasiteri sibye ko Pst Fanny niryo ryamamaye, ariko ubundi wanyita mama Samuel, wanyita mama Benjamin, wanyita mama Jonathan, wanyita gusa yindi jina ntemera ni mama pasiteri, kuko ntago ndi mama pasiteri, ndi umugore wa pasiteri. Unyise madamu Pastor Gabriel, aho rwose ni sawa, ubu nkoreye ku muti. Ariko kuko nzi ubusobanuro bw'umukozi w'Imana cyangwa bw'izo titre twitwa kujambo y'abango ngo uvuga iryo zina abe muri datunganye. Ntago ushobora kumbwira ngo narakubwiye ubushize, ntago ari igitangaza ko umuntu yarya ideni. Nje nta deni mfite rwose pe, nubwo wakwandika nta muntu mberemo ideni. Nzi kwihambira, nzi kuburara nkabwirirwa, nzi gufata isuka nkajya guhinga. Nabyutse niruka ngira ngo waje hano utahansanga, ninagiye gushakisha. Ariko iyo wowe ubwawe ushatse kuba umuntu arya ideni, ushobora kurirya kubera impamvu runaka. Hari birivuga ideni umuntu atitumye. Muri uyu mwaka natangaje kuvuga ngo muharirane imyenda. Ntabwo ushobora guharirwa umwenda igihe utahariye umwenda. Igihe Mutabazi atahariye umwenda abamuha ituro ry'ibihumbi 100. Yego. Nta nubwo agombaga kubona umuharira umwenda igihe ari mu nzu. Ariko gihe abari bandimo imyenda narabahariye. Pastor, uyu munsi Mutabazi ari mu bantu tuganira ngewe pe, tukanaganira in deep. N'ubu mbere yuko ajya kwa muganga uyu munsi yari yitwaganira. Kwa muganga arwaye iki? Sinzi operation bari kumukora ariko ararwaye. Okay. Hanyuma ndamuganirira bwa se Pastor, ari amadeni bari kuvuga n'ukuri. Hamwe ati n'ukuri, ahubwo ikibazo ni imitego yindi bagenda barenzaho n'ubundi bugombe runaka. Imitego ushatse kuvuga iki Robert? Nta nukuvuga ngo ngewe nkunda kuba ari mideni ni kimwe. Yego. Ndetse n'uwinzu yambuye urumva ko ari we wari wakodesheje inzu. Yego. Hari n'uwo yakodesheje. Yego. Iryo hagati y'amasezerano y'abantu babiri y'ukodesha n'ukodeshwa ni ideni. Yego. Harimo umutego ndashaka kumenya. Umutego ni ukuba ujya kwica urugi ugahamagara itangazamakuru. Impamvu bahamagara itangazamakuru ni yihe? Ijambo y'abango ibyo urabikora nka kwihorera. Ninjya kugwana nzabishyira ku karubanda. Nzabishyira hagaragara. Yego. Ntabwo Imana suko Imana itavuga. Hari ibintu umuntu akora Imana igasesemwa. Yego. Ikarambirwa. Yagira ikabihaga. Kandi ikabihaga biturutse kwicyo kubwishongozi cyangwa ubwiyemezi wihaye. Imana iteka urwego rwose wabugezeho idusaba guca bugufi. Paulo yajyaga akora icyagavuga ngo ndi umugaragu w'imbura mumaro, ndetse ndi n'umunyorogoto. Koko se Paulo umunyorogoto se docteur? Ari mu bantu bakomeye na Bibiliya. Si doctor? None niba umuntu tutazi igitabo tutaranabona, tutazi n'umudugudu ayoboye, tutazi n'itorero ayoboye. Uyu munsi ndavuga ngo nyoboye Getsimani Ministries ikora Gasagara murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Eske na sare sikuru. Harya uyu wayoboye iki? Eske ni urugo rwayoboye? Ndi umugore w'umugabo bita Gabriel. Ni n'umushumba. Mfite abana 3 mbyara mu nda yanjye. Uyu munsi turi wanjye. Harya kwa Mutabazi ni abana be ni bandi. Ibyo mbasura urahazi warahageze. Uzura umugore wese, uzura urugo rwese, uza abana bese. Uyu munsi amakuru y'impamo nayo twahura ku mugore agahinda. Abanyarwanda bavuze ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo. Niba uza hani wanje nuko mafite. Ariko igihe cyose ugiye gutira hoteli ntaho ufite. Kuza ari iki mu by'ukuri hari ibintu maze imeze nk'uje bya Mutabazi nkabona afite ikibazo cyo mu mutwe. Afite ikibazo kiri mantane. Cyo mu mutwe reka mbivuge ndi umudamu. Yego. Ntago ushobora gukoresha conference wambaye isengre, wambaye training icyambere. Uri umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana iranga agaciro itakwiriye umukozi w'Imana. Ibyo Bibiliya iravuga ngo twihesha agaciro nk'abana b'Imana. Icya kabiri, training niyo abantu bakinana bakorana muri sport. Abo bantu se nabo bajyanye muri sport. Isengre ni umwenda umuntu yambariramo imbere. Kwagaragaza isengre nkuko wagaragaza bogusa cyangwa ikariso. Aba muri inyuma
bameze nkabe kuko nta murozi utagira umukarabya, kuko umurozi wose agira umukarabya. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umukozi w'Imana ukambura. Umukozi w'Imana ntabwo yambura, birabangwa ntitukagira irindi deni tugira usibye iry'urukundo. Igihe cyose ideni wariye ridafite iry'urukundo wahemutse. Niba wakoze wariye ideni ry'umuntu, iyubahe, mwumvikane. Icyo ni kimwe kinyereka ko afite ikibazo. Icya kabiri kiganigeze gukora ku isezerano. Imana ishobora no mvuga ku isezerano official, ISEZERANO TV. Hari ikiganiro yakoze avuga ngo mvuye ku musozi, nambaye t-shirt, nambaye na kamambiri. Ndibuka muri ndibuka mu 2099 cyari kizira guca kuri bariyeri wambaye kamambiri. Reka mvugire ijambo. Yajyanaga ivuga ngo toka 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 mu Kinyarwanda. Toka toka muri gitoka toka ni Igiswahili. Toka toka ni igitutsi, wenda simvuze iryo barenzaga icyo gihe. Iyo wacaga kuri bariyeri wambaye kamambiri cyangwa silipa, wagira gute? Wagumaga aho ngaba bakakwicaza hasi. Uyu munsi umuntu wambara silipa kamambiri ni umurwayi w'amavunja. Niba arwaye amavunja ayarwaye mu bwonko. Niba kamambiri zijya muri dushe, ntabwo ahangari kuri dushe. Hari ikintu kiza kikaba ku muntu ariko kikama ari wowe wakizanye, ari igihe cyo kugira ngo ibintu bijya kumugaragara. Ni ukuvuga ngo niba ubwe yarakodeshe niyishyure, twese dufite ubutumwa, twese dufite mu mazu, sibyo ko jewe ntayo nabayemo. Oya, nta nzu nabayemo ngo mvemo ntayishyuye. Oya, ntayo, ndashima Imana. Nabonaga inzu irenze ubushobozi bwanjye ngeze igihe cyo ku rwego umunsi wa mbere nkabona birangoye kuyishyura. Umunsi wa kane navuga wenda ntago ari iki, kuko urugo rugira nyirarwo. Reka mvuge ngo ko nimvuga ngo je abari iki, kandi mfite umugabo. Nukuvuga ngo niba twarajyaga kugera muri ukwezi kwa mbere kwa kabiri, twahitaga twimuka tukajya mu yo hasi ya 50 tukayivamo tukajya 30, 30 tukayivamo tukajya 25. Aho hose kugeza aho dushobora kuba mu nzu y'ubushobozi. Igihe cyose watishyuye yitwa ko ari ibintu bibiri mushinja. Kuba yariyise umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntiyambura, umukozi w'Imana ntabeshya, umukozi w'Imana ntiyiskoroka, umukozi w'Imana ntasambana, umukozi w'Imana ntiyiba. Umukozi w'Imana arakiranuka, arera, ararwana gatsinda. Icya kabiri, kwita umunyapolitiki. Leta igiye kungira ikizere, izampa umwanya uyu n'uyu. Bivuga ngo icyo cyonyine umudepite dukeneye ntiyambura, ntiyiba, ntabeshya, ntatera inda, ntatera indiwe, ntabwo afata ku ngufu. Minisitiri dukeneye nuwo, dukeneye umuyobozi wiyubaha, ufite indangagaciro ya Kinyarwanda. Igihe cyose nta kintu afite, ni ukuvuga ngo nicyagiye Imana imurutse. Yego. Pastor, uyu munsi Apotre Mutabazi niwe turiho, ndetse n'abandi ba Apotre Mutabazi. Iyo tuvuga gutya tuba tuvuga n'abandi wagaragaye, rega niwe ari ubongo ariko abari n'abandi. Uravuga iki kwitangazamakuru rigushyagiriza, rikaguha ibiganiro, rikagushyira ahantu hejuru, ariko mu kuguhinduka ukabona ewana niryo riri kugukubita hasi? Njya kugucira umugani. Nahise akoshaga umugani. Umuntu umwe yabwiye undi ngo hena ndebe. Ngo bari abagore babiri. Ngo hena ndebe. Bukeye undi aramubwira ngo bumba nabonye. Kuki itangazamakuru riguhenesha ugahena rikakura mu bwonko no mu nda, we ntumenye kwiminjiramo agafu? Yego. Ese uri umukozi w'Imana ute ugera ku rwego baguhenesha ugahena? Hari ubundi ari ibyiciro bigera kuri 3 njya nkunda kuvuga. Abahamagawe ni benshi, abatoranyijwe ni bake. Ntago hatumwa benshi. Hari igihe umuntu ashobora kwihamagara akituma,
kuko umuntu arahamagarwa kwanza umuntu ashobora guhamagarwa yego nawe munyamakuru warahamagawe wenda wowe n'umuvuga butumwa uyu munyamakuru uri umukoresha ibiganiro yarahamagawe yahamagaye gushyira ibibi hagaragara ahamagara gushyira ukura hagaragara ahamagara gushyira ibyaha byawe hagaragara yarahamagawe nk'uko umucamanza kuburanira akanagufunga yahamagara kukunyonga yego ariko gutoranywa hari abantu bitoye baranituma iyo urubuto rutaguye ngo rujye mu butaka rupfe ntabwo rushobora kwera imbuto nyinshi igihe cyose utamanutse ngaho ibitutsi ntazi ibyo ari byo ngaho abantu ngo ni ingunzu ngo abandi ngo ni ibiki ntazi ukwishongora ikibazo kije uca bugufi hari uguca bugufi kubiri hari uguca bugufi ugaceceka wisobanure hari no guca bugufi ugasaba imbabazi. Hako Mutabazi mu mvugo ye n'ejo undi yakoresheje conference de presse aragira ati nyakubahwa perezida wa repubulika perezida jate ari kumusaba ubufasha nk'abandi baturage bwo kumwishyura amadeni. Perezida se abantu bose bafite amadeni bajye bagenda yabatumye we kubera amukunda cyane kandi umukunda se nabandi bamukunda. Hari abantu bakunda perezida. Ninde muntu wigeze amwiyandikaho mu mutwe va kwiyandika ku ndyarya umuntu reka nkubwira abantu bakunze perezida yego n'igihe batabaraga urugamba bagatabarana bakarwana bakanesha. Nimvuga ibi barantera amabuye bari muri opposition ariko ukunda perezida dufite hano hepfo waciye hari bakajorite ntago bazi ndabazi uriye niwe wakunze perezida. Perezida bati tugiye gutera ati ndiyo bwana ndiye afande ariko yo kwandika ngo PK na perezida ni cyane nyakintu byamuhinduraho ntabwo uriya ntagazwi azwi kukize azwi ku musanzu yatanze azi kuko yakoreye igihugu ni igisambo kiriho kiba ahubwo cyesukoroka gishaka kurya ibyo kitaruhiye. Impamvu mbivuga reka nanerure nkuragaho ukuntu nge ndi umwana wavukiye mu buhunzi yego aho twatanze inka nimbivuga barasakuza ariko nta kundi aho twatanze inka twatanze ibishoboka byose yego ndi fier yo kuba mu gihugu cyanjye ndi fier yo gusengera igihugu cyanjye niba twaratanze ibishoboka byose hakabaho tugatanga n'abasaza bacu bakagwa ku rugamba uyu munsi akaba naho dufite bakajoriti none yigeze yitanga nta n'uwo yigeze yitanga yakwegera abapasiteri dufite abapasiteri hari ba bishopu hari ba musenyeri igihugu cyacu dufite karidinari ubwo ni urwego ruri hejuru sibyo rw'idini. Perezida araza mu by'idini ati ni uzaho kugira ngo atabaze perezida wa repubulika ko yatabaza karidinari Kambanda Antoine Kambanda kuko yateraho utwatsi akavuga ati ni kirara cyacu ni kirumbo cyacu. Aha tukira ahangaha ku kimwebwe nk'abashumba icyo kirara cyanyu mutagifasha ngo turagikura hehe cyarigize ko kiri muri dimension ya 4 cyarigize ko kirenza abantu abandi bose ari ihene ari imbwebwe ari injiji kandi abo yita injiji ntibize nta nubwo yize kumurusha ni injiji mbi isabira izirara mu modoka nakurikiye umugabo ndamukunda bitarwema namukunze ku gasaro reka mbivuge ko nagikurikiye anima aravuga ati nagusanze buri wigize agateba yorivu nagusanze nta gushaka kunsanga ndaye ku muhanda nta gushaka kunsanga ndiraho mbonye niba yararaye ari ngo nyinshi yabayemo arazihemukira ashaka gusambanya abagore muri izo ngo yataye urugo rwe arara mu modoka ari warakodesha ariko cyo ndakizi ko bakodesha amakositimu siwe wenyine akotesha kositimu buri iyi ngunguru iri mu busa irarangira. Niyo mpamvu gusakuza kwe kutagize icyo kuvuga kuza gutabaza perezida ubwo aratesha agaciro perezida wacu ari yubashye yagira indangagaciro ya gikristo cyangwa se ya kimumuntu. Yego abashumba twagobye kwica uramukura he uvuga ngo nta mushumba numwe Robert uzagenzura ugayituro ry'umukristo wari wamubona
arahari nyine agayituro ni ku giti cye sinamubonye cyangwa n'abandi ariko kuvuga ngo kujya kuri social media ngo sinarya ngo narira mari utishora kwibaza mari tabamo icyumba cy'amasengesho azambwire nzi ko tuhajya tugiye kwakora seminaire tuhagira conference ariko ibyo kurirayo ntago kuvuga ngo ntago ari icyumba cy'amasengesho nguri busengera umuntu ukuriye amavuta gutakira rero guhamagara perezida wa repubulika babyita amatakira ngo ye no kwihohora no kwigira mwiza ariko warubebe yego buri imbwa yariye yanywa amata y'umwana cyangwa ikibinyama nta shebuja akayivugira itangazamakuru rero yavuze impundu yavuze induru ntawe utayikubita amabuye n'indwara uyu munsi ari burware kuko nta yandi mahitamo afite ariko je aho magarariye nk'umushumba nta mukozi w'Imana ukora biriya hari ijambo reka mvuge ijambo ntago nyangura kuvuga abantu ariko hari amagambo Pastor Claude yavuze niyo nzima ndayakunda yavuze gute Claude bura Claude tubishuti duhuye ariko nukuri ko Imana yavuze numva ndishimye avuga ati nta poteri ukora nka biriya yego atari ko we yarivugiye ko nta tora gitorero rye riri mu ishakoshi sibye ko n'ibindi tuzi ariko yaravuze ati numva nta mwapoto yagombye gukora ibintu icyambere byonyine kuba afite umugore akaza gukodesha iriya chambrette imeze nka toilette ni kosa yego kuburiya mugabo yaraje mu itangazamakuru nta kosa yakoze none se aho yaze mu itangazamakuru uruze batamurenganuye yazanye igitugu ngo ni apots azana igitugu ngo ndi umunyapolitiki kandi abanyapolitiki tubona ntago ari bariye uyu munsi bamura iki hari kosa yakoze ariko aciye bugufi yaciye bugufi n'imbere ya wa mu minsi yavuze ngo ndi idebe ariko we kuki atemera kuba idebe kubera amafuti yakoze nabidebe ry'uwo yahemukiye nabidebe ry'uwo yahemukiye yego iyo umunyu wakayutse bawujugunya ku Rwanda bakawukandagira bakarubata muvuga ngo impamvu nazana kandi gateguro ko nzi ko ashaka kazane ariko tuzahora tuvuga yuko si umukozi w'Imana tuzi ndashaka gukoresha conference kandi press conference hari seminaire nshaka gukoresha y'abakozi b'Imana nanyize ni y'abanyamakuru y'abanyamakuru nose ko mutunzwe n'umuntu wa muraryiki mugomba yaba inkuru mugomba kuyikora kuko mukeneye kubaho ariko hari seminaire nshaka gukoresha abakozi b'Imana nk'igisho apotre yitwara ati pastor ni ngombwa ngo umuntu wacururije nahura n'ikibazo nabwo ntumuhishire uhita ukubita hasi wacuruje gute Mutabazi n'abantu benshi yahaye views na viewership yazibahaye mu buhe buryo yazibahaye mu biganiro yagenda gatanga nese abatanga yubaka cyangwa ari yubakaga we yari yubakaga iyo umuntu yubatse kwibaka nawe rero aranisenya yego uyu munsi hari abantu bagiye bavuga ubutumwa ntago basenye yego igihe cyose umuntu yagusenya ahereye ku cyo wavuze nta kosa bakoze rero we sibye ko none yanadekara ko ari umunyapolitiki nta nubwo nzagiye gukora politiki hariho kuko atereka ntago ari mu Rwanda arashingiriye ishyaka se ishyaka ry'abajura avuga ko akunda perezida wa repubulika ubwo perezida se ninde umwanga se ninde si umubyeyi wacu se yego nose yishinga ibisambo ubu igisambo cyose kiba azakishyura ko yaranagowe nicyo mu pastor noneho rero kuko dufite urwego ruri hejuru rwa cardinal najye muri cathedrale ajya gutaka bira byose no kwikura mu isoni ariko ridafite icyo rivuze pastor tusanga bagana no kumusozi w'Imana Robert agira uko agenda agira uko asa agira uko avuga ntarira habonye ntavuga ibyo abonye yagwa ijambo ry'abantu ngo bazabakurubana mu nyiko babampora yego ariko shishoza niba koko uzira ubutumwa bwiza yego niba utazira twese twarafunzwe twaranakubiswe twarananzwe ariko twangwa kubw'ubutumwa bwiza ariko niba gukurubana bagushinja umugore w'abandi watwaye cyangwa umugabo w'abandi watwaye cyangwa utw'abandi wibye uzabihanirwa
umunsi umwe bafashe babwiye abigishwa ba Yesu bati mwigisha abigishwa ntabwo batanga imisoro kuko ari shebuja arabwira ati Petero kuko yarazi ntago izagutuma utaba kuko yarazi ko Petero yari umurobyi jya ku nyanja urobe urabona ifi uyibage urayikuramo iki amadenariyo uze wishyura imisoro wishyura wa Kayizari nurangiza nawe wishyure n'uw'Imana bivuga ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari bishatse kuvuga iki mutange imisoro umucuruzi udatanga umusoro uri umujura umuntu wese udatanga imisoro ni umujura icya kabiri nuvuga ngo ni umujura kuri leta icya kabiri umuntu udatanga icya 10 ku itorero ni umujura w'Imana yaravuze mutange ibya Kayizari mu bye Kayizari n'iby'Imana mu Imana uragenda ukikungumura ukiyitirira itorero komeza urigendane mu gikapu uzabura ukurenganura komeza agakiza kawugatobange uzashakaho kugira ngo usobanukirwe bikunanire Imana izakuruka reka nkubwire Robert Imana yatubwiye ko ije kujya gukubura hari abantu ije gushyira hanze reka ikubura n'abandi bagiye kuza warubize nabyo hari n'abandi bagiye kuza bazaza baze bace hirya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni wari wabona umuntu wavuye muri serikeye akunigengesera iyo yibagiye Imana igira gutira mwe ngo waranyibagiwe ni igihugu cyacu nagahugu kadakinirwamo kuko iki gihugu cyavuye muri serikeye niba cyaravuye muri serikeye ntago ushobora kuza kugikiniramo ngo bikunde ariko hari ikintu ntazemera njyewe nka pasiteri ntago nzemera abantu biyitira umurimo w'Imana basebya abakozi b'Imana ntago nzemera umuntu ari abapotere dufite batari bisambo bubatse ingo zabo batiba kandi babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo banagenda bahindura abantu kuba bigishwa ba Yesu kandi banashumbye kandi bakihanga tujya tubona apostle Masasu duha ubuhamya bw'ubuzima yaciyemo uburyo yabayeho amateka byamuranze akagaruka akanatubwira uburyo bakennye bamanitse isafuriya imbabura umugore yambaye igitenge kimwe icyo bimuha gukomera uyu munsi ni umwapotre turebara ariko urasanga umuntu wiyimitse mu gitondo itara ryaka nabwo n'agatadoni buje ariko akanyiza ubutumwa kuko uyu munsi kuri social media dufite abantu bateje agaciro abakozi b'Imana biturutse mu birura nk'ibyo bishaka kugira ngo byiyubake ntago umukozi Imana arata amatuza kandi umukozi Imana agayobora mu mubiri ngo njyewe ngo nariyubatse no umukozi Imana aca bugufi kandi akayobora izoroshye n'izikennye n'izikize rero ntago nzihanganira umuntu uza kudutobera aho uzaje njyewe impamvu mbivuga nagiye muri bisi icyo gihe neze bisi ivaga iremera iza Kabuga muri cyo bita shira umuteto abatayiza bari bahanze ni hahandi uhagarara undi yicaye musore yicaye we mukecuru ikajya kongera ikagaruka ntaguhaguruke bwatishira umuteto nabyo kumwe ngo imyaka yawe ubu twita ubugize gute cyo bitazonda arangije avuga ijambo ngo kuba gukizwa ntibikigezweho no kuba pasiteri ntago bigitwika byataye agaciro iyo uhagaze uri apostle uri umusambanyi ubutesha agaciro uwo murimo twihana ibyaha twakoze ariko ntago dukomeza gukora ibyaha iyo uvuze ngo uri apostle wambura tugeze kubona ubutumwa bwiza bw'umudamu bita Arisia yavuga ati najyaga mva mu nzu y'abantu ntishyuye kubera amateka ariko uyu munsi ntabwo ari byo akirimo kuki wowe kera wari ubirimo uyu munsi ukaba ukibirimo icyo ni kimwe ntago tuzihangana umushumba uvuga ngo ni pasiteri kandi akora ibyangwa n'amaso ntago tuzihanganira bishop utajyana abantu batanashumbye ugaragara ashyingura abantu ugaragara asezanye izisenyuka kandi ntagaragare abatiza abantu ntagaragara ahindura abantu kuba bigishwa ba Yesu kandi muri misiyo Yesu yatanze yaravuze ngo mugene muhanga yose mugirize ubutumwa abazemera kwize muzabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera niba umara umwaka imyaka 2 utarabatiza
kandi buri cyumweru buri munsi ujya gushyingura ukajya gusezeranya izitanu. Cyambere wibuke ko Yesu yavuze ngo mureke abapfu bahambi. Impamvu ujya gushyingura nuko nawe uri umupfu urashaka kumuguriza. Icya kabiri impamvu ujya avuga ngo mu ijuru nta kurongora nta kurongorwa kuzabayo, tuzambara imibiri mishya. Wowe urashaka kugira ngo ugaragare. Dukure urujijo bakristu bayoboke. Umuntu ugaragawe n'icyaha nk'icyo si kibi cyuko umuntu yakosa, ariko kosa wihane. Igihe cyose utihannye uracyari hehe? Uracyayoba kandi urashaka kuyobesha abandi. Navuga ngo yarwaye ngo yagiye kubagwa, iyo ni imitwe. Ni imitwe. Ndashaka kwibutsa Mutabazi. Mutabazi yeze kubwiriza iwacu mu itorero ryacu, nasubire ku rufatiro ashaka Imana, ariko yamaze no kwidekara ko ari umunyapolitiki. Nakore politiki tubimenye. Niba ari umukozi w'Imana niyongera azamuka umusozi asenge. Icya kabiri, nareke gusuzugura abakozi b'Imana bose ngo yumve ko arenze, kuko icyo arenganye turakibonye. Niyongera amanuke ashaka Imana kandi ace bugufi asaba imbabazi. Ye kujijisha abantu n'itangazamakuru. Itangazamakuru rigomba gutara amakuru meza rigatara n'amakuru mabi.